naguhaye ikaze muri iki kiganiro. Yewe ukomeje gutega amatwi, nitwa Nigena Manase. Ese ntabwo rwa mbere aho nyumvise kuri iyi TV, iyi ni Gospel City TV. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ngiye kubagezaho inkuru yabaye ku muryango runaka. Kugira ngo inkuru ize kugufasha, rero ubwa mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza cyane izindi video. Twandikira muri comment ukumvisha iyi nkuru, nabizi iri buze kugira icyo igufasha. Iyi video uze kwisoza kuko iyi nkuru irimo ubutumwa bukomeye ku bakristo cyangwa se n'abandi bantu basanzwe. Mbaza ngo ni iyi kurikira. Ari umuryango umwe, umuryango wari ufite ibibazo bigera muri bitatu kandi biwogarije kandi bikomeye, byari bikeneye kugira ngo biveho umuryango umere neza nk'uko indi miryango imera neza. Dore ikibazo cya mbere uyu muryango wari ufite ikibazo cy'urubyaro, kubura urubyaro. Cyari ikigeragezo cyaho bahuye nacyo muri uyu muryango, nta bana bari bafite. Ikibazo cya kabiri, uyu muryango wari ufite ubukene. Uyu muryango nta bihuhaje cyangwa se ibyo kubatunga bari bafite. Icya gatatu, ikibazo bari bafite ikibazo cy'amahoro. Kuvuga ngo uyu muryango nta bana wagiraga, nta bukire cyangwa se amafaranga uyu muryango wari ufite, cyangwa se ubushobozi cyangwa ubutunzi nuko wifashe ntabwo byari biriho, ndetse no kubura amahoro. Hanyuma umunsi umwe Imana irabasura, irababwira ngo ese ko ngiye kubaha impano zigera muri 6, niki muri buhitemo? Hanyuma abantu bari bafite amatsiko yo kumenya ngo ese ni izihe mpano Imana idufitiye, niki Imana itubikiye. Hanyuma Imana irababwira ati rero nzongera ngaruke ndi kubabaza icyo mwahisemo, aba ari cyo nzabaha. Mbere yuko Imana igenda kuri uwo munsi yarababwiye ngo yabasuye, yarababwiye ngo impano ya mbere ni umutungo, ari nawo mafaranga. Impano ya kabiri ni urubyaro. Impano ya gatatu ni amahoro. Cyo ngaho mugende muhitemo kimwe mwumva mushaka cyane nabakorera. Reka nkubaze wowe unteze amatwi, niki wahitamo? Niki wumva uramutse uri uwo muryango cyangwa se uhagarariye umuryango, cyangwa se nawe iki kibazo kikureho nk'umunyamuryango w'umuryango nahoze mbabwira cyangwa se ndimo ndababwira, wowe niki waza guhitamo? Tekerezaho neza uraza kunsubiza. Hari ikibazo cy'urubyaro, ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cy'amahoro. Nk'uko byari ibibazo, Imana yabwiye ko ari nazo gift Imana yafitiye, ariko agomba guhitamo impano imwe. Inshuti yanjye, cyabaye ikigeragezo kugira ngo bahitemo umwanzuro, cyabaye ikigeragezo kugira ngo bumvikane bombi bavuge ati tuzahitemo iki. Uyu muryango ugizwe n'umugabo n'umugore bonyine, ntabwo ko nta rubyaro bari bafite. Icya kabiri, nta butunzi bari bafite ubukene. Icya gatatu, nta mahoro bari bafite bo ubwabo. Reka nkubwire akantu kaje kuba. Umunsi Imana yagarukiyeho ifite za mpano, ntabwo bigeze bajya inama ngo bavuga ngo tuzahitamo iki ngiki, kuko buri wese yumvaga afite ibyo ashaka. Hanyuma umugabo arirukanka ahita afata ya mpano irimo amafaranga. Umugore amusanga aramubwira ati ko wa mugabo we itonde, tukurikiye uhisemo amafaranga, tuba witonze, ndashaka kukwereka ikintu turi buhitemo. Umugabo aravuga ati kwa mugore we urasaza, ati se ubu ngubu urashaka abana n'ubu udafite amafaranga uzabaha iki? Urashaka se amahoro atarimo amafaranga urumva azaba meza ati? Umugore avuga ati nyamara waba witonzeho gatoya, ndakwereka icyo turi buhitemo kizima kandi gifite umurongo. Umugabo aravuga ati reka abagore b'iki gihe
mwabaye mute abagore b'iki gihe? Abagore b'iki gihe byabagendekeye bite? Umugabo aravuga ati se waretse tugahitamo amafaranga, ko amafaranga ari afashe ibintu byose. Abagabo bakora amafaranga cyane. Aha umugore aravuga ati rero wa mugabo witonzeho, hanze tugende twicare tubitekerezeho. Niko byagenze, baragiye bicara bitekerezaho, aho bati se duhitemo iki? Imana ifite impano eshatu: urubyaro, ubukire, iby'umwamare, ari urubyaro rwo burimo amafaranga, hari n'amahoro. Wowe mugabo we urabona ikihutirwa ari amafaranga koko? Kuvuga ngo Imana yaburenzaho kugenda bakicara bagatekereza, ubundi bakaza kugaruka gufata impano imwe Imana yari yabateguriye cyangwa se yari yabageneye gufata. Byose byari ngombwa ko bijyana, ariko Imana aravuga ati muhitemo kimwe mwifuza aba ari cyo mbaha. Hari impano y'urubyaro, impano y'amafaranga cyangwa se ubukire, n'impano y'amahoro. Umugore aravuga ati nyamara ushobora kugira urubyaro nta mahoro dufite, n'undi tugakomeza kubaho ubuzima bubi cyangwa se bitari bwiza. Umugore arongera aramubwira ati rero ushobora guhitamo amafaranga n'undi tuyafite nta mahoro, ibintu byawe nta murongo bifite, twahora mu ntonganya. Bibutse ko icya mbere mu buzima bw'umuntu cyangwa se ku cyifuzo jewe nkwifuriza nuko wahitamo amahoro y'Imana, amahoro yo muri Yesu. Ni amahoro utagura. Nibabwiye ku biganiro mugenda mubikurikirana, bavuga ngo amahoro yo muri Yesu ni ibintu utagura amafaranga. Muze kuri video nakoze y'ibintu 5 bitagurwa amafaranga, n'amahoro arimo. Amahoro yo muri Yesu ni amahoro adasanzwe. Biragoranye cyane kugira ngo uzabone amahoro yo muri Yesu uko wiboneye. Abantu bavuga ko amahoro ari ikintu cyoroshye, iyo ufite amafaranga ufite byose n'iki, ariko reka nkubwire, amahoro yo muri Yesu, amahoro nibyo, ariko amahoro yo muri Yesu ni akandi kantu gashya karyoshye kagomba kwishimirwa n'abantu. Amahoro yo muri Yesu, abantu bafite amahoro yo muri Yesu nabasuje, namwe mutayafite mwakire Yesu muri mugize mugira amahoro yo muri Yesu. Umugore aramubwira ati rero aho kugira ngo dufate urubyaro, impano y'urubyaro cyangwa se y'amafaranga, reka duhitemo amahoro, kuko amahoro azazana n'ibyo byose. Nidutuza turiza muri Yesu, tukagira amahoro yo muri Yesu, ibintu byacu byose bizajya bigenda neza. Tuzakura amafaranga zo kubera gufatanya, urubyaro n'Imana yazaruduha, ariko dufite amahoro. Umugore yabibwira umugabo, aravuga ati okay, nta kibazo, reka tubihitemo, ibindi bizabiza nyuma. Nabwo nibitaza uzamenye ko wakoze amakosa, kuko nyine ashaka gufata amafaranga kugira ngo ibindi byose tuzabigireho. Buriya hari ikintu Satani ajya yereka abantu. Satani yereka abantu ko amafaranga ari yakemura ibintu byose. Uzafata urugero rw'abantu uzafite amafaranga, genda ubabaze ufite amafaranga. Iyo mufite amafaranga bitandukanye no kwa mutayafite. Azakubwira inyungu z'amafaranga, ariko ntazakubwira inyungu z'amafaranga ko zitanga amahoro yo mu mutima cyangwa se amahoro yo muri Yesu. Amahoro yo muri Yesu ni ikintu gikomeye utapfa kubona ko biboneye, kimwe n'agakiza, kimwe no kuba muri Yesu ni ikindi kintu gishya kidasanzwe. Rero inshuti yanjye, muhitemo amahoro yo muri Yesu. Nuko wa mugore na wa mugabo baragenda babwira Imana ati rero duhe impano y'amahoro, kuko ibindi byose bizaza turi mu mahoro. Rero kugira ngo nkuko twirirwaga tumeze dutora, duha amahoro yo muri wowe Yesu, niyo azagira icyadufasha gikomeye cyane. Reka nkubaze ngo muri iyi nkuru ukuyemo iki? Uri kumva video cyangwa se unkuriki, ukuyemo iki muri iyi nkuru? Hitamo amahoro yo muri Yesu, kuko ni amahoro adasanzwe azagira icyagufasha. Ngende twarigera Manase wabagezaga iyi nkuru. Murakoze cyane, twandike muri comment uko abanyi iyi video. Iyi ni Gospel City TV. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha.